Muri ino video tugiye kureba hamwe top 10 y'abasore bakunzwe cyane n'igitsina gore kurusha abandi mu Rwanda. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umusore cyangwa se umugabo ukunzwe cyane n'abakobwa cyangwa se abagore kurusha abandi mu Rwanda. We nta kindi usabwa uretse kubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo ari bo. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Ndayizeye Emmanuel. Yamenyekanye nk'umukinnyi wa filimi akaba n'umuhanzi ukomeye cyane. Uyu nguyu yakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze. Akaba akunzwe cyane kurusha abandi, akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa 10 bitewe n'uko abakobwa benshi bamukunda ndetse n'abagore. Kare nubwo bazi yuko ari umugabo afite umugore n'abana, ariko ntibyabujije gukomeza kumukunda cyane. Ndayizeye Emmanuel yamenyekanye ku izina rya Nick Diponz, akaba ari umukinnyi wa filimi, yagaragaye muri filimi zitandukanye by'umwihariko twavuga nk'iyitwa City Maid. Akaba n'umuhanzi, yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye, zaba iz'umudiho, mu njyana gakondo ndetse n'injyana zigezweho. Byatumye Ndayizeye Emmanuel uzwi ku izina rya Nick Diponz akomeza kwigara imitima ya benshi, by'umwihariko abakobwa cyangwa se abagore. Bikaba byatumye agaragara ku mwanya wa 10 w'abasore cyangwa se abagabo bakunzwe cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Roskana. Uyu yamenyekanye nk'umuhanzi ukomeye cyane, aho aririmba indirimbo nziza zirimbye mu ijwi ryiza kandi rituje, indirimbo z'urukundo zikundwa na benshi, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Byatumye Roskana akomeza kwigara imitima ya benshi, by'umwihariko abakobwa cyangwa se abagore. Bikaba byatumye agaragara ku mwanya wa 9. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Muneza Christophe. Uyu nawe ni umuhanzi ukomeye cyane uririmba indirimbo nziza z'urukundo, byatumye akomeza kwiga imitima ya benshi ndetse no gukundwa. Kugeza aho bamwe bagiye bavugira no mu ruhame ko bakunda Muneza Christophe bitewe n'ingano ye, uburyo ateye ndetse n'uburyo aririmba indirimbo nziza kandi zikunzwe. Kugeza n'aho umuhanzikazi Marina Deborah yaje kuvuga yuko Muneza Christophe ari umusore mwiza, ko ari we abona wamubera boyfriend ndetse akamubera n'umugabo, kuko abona ko ari mwiza cyane kurusha abandi bose azi mu buzima bwe. Ibi bikaba byaratumye Muneza Christophe akomeza kugaragara nk'umusore mwiza cyane kandi ukunzwe bitewe n'uburyo azi kuririmba, kandi akaba ari umusore mwiza cyane ugereranyije n'abandi. Bikaba byatumye Muneza Christophe aza kugaragara kuri umwanya wa 8 w'abasore beza kandi bakunzwe cyane kurusha abandi, by'umwihariko n'igitsina gore mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turahasanga Kwizera Jean Bosco. Yamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza, amenyekana nk'umuhanzi ukomeye cyane kandi akaba n'umuhanga mu kwandika indirimbo zigakundwa. Akaba aririmba injyana nziza cyane kandi zikunzwe, twavuga nka Afropop ndetse na R&B. Aririmba indirimbo nziza z'urukundo, twavuga nk'igitangaza, Shenge ndetse na Urankunda ndetse n'izindi zitandukanye. Byatumye Juno Kizigenza akomeza kwigara imitima ya benshi, aho benshi batatinye kuvuga ko bamukunda, haba mu ruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yavuzwe mu rukundo n'abandi bahanzikazi bakomeye, twavuga nk'Uwayezu Ariella wamenyekanye ku izina rya Ariel Ways, aho bakoranye indirimbo nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Away ndetse n'Injyana. Uyu Juno Kizigenza yaje kubihamya neza mu ndirimbo yise Urankunda, aho yagize ati urarira kenshi ugasakabaka, Uwayezu wanjye bikambabaza. Uwayezu yavuze izina rya Ariel Ways kuko amazina ye ni Uwayezu Ariella, byatumye benshi bakufaminga ko Juno Kizigenza ari mu rukundo na Ariel Ways. Nyuma yaho umukobwa witwa Joyeuse yaje kuvuga yuko amukunda cyane, aho yaje no kubivuga mu ndirimbo avuga ko ari we ashobora gupfa ku bwa Juno Kizigenza. Byatumye Juno Kizigenza akomeza gukundwa cyane. Gusa yaje gutandukana na Ariel Ways akundana na Bwiza, aho bakoranye n'indirimbo bise Soldier. Nyuma yaho kandi yavuzwe mu rukundo na Francais Mpundu, aho bavuga ko yanamwambitse impeta. Gusa nyuma yaho baje kuvuga ko atari byo, ahubwo ko Francais Mpundu yemeye impeta ya Juno Kizigenza kuko muri icyo gihe ari we wari umufashe neza kurusha abandi. Bikaba byatumye Juno Kizigenza agaragara kuri umwanya wa 7 nk'umusore ukunzwe n'igitsina gore kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Icyambo Israel, tuzi ku izina rya Israel Mbonyi. Akaba ari umuhanzi ukomeye cyane kuko kugeza ubu niwe muhanzi ukurikirwa cyane kurusha abandi ku rubuga rwa YouTube, aho ukurikirwa n'abarenga 2,300,000. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Bikaba byatumye Israel Mbonyi akomeza kwigara imitima ya benshi. Yamenyekanye mu njyana ya gospel, aririmba indirimbo nziza zo guhimbaza Imana. Kugeza ubu nawe afite indirimbo igaragara ku mwanya wa 2 mu ndirimbo zarebwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Indirimbo yise Ni Nasiri imaze kurebwa n'abarenga 93,000,000 ku murongo wa YouTube. Israel Mbonyi yakomeje kwigara imitima ya benshi, aho abakobwa bamwe na bamwe batatinye kuvugira mu ruhame ko bamukunda cyane.
bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa gatandatu. Ese nawe urabona ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatandatu? Tubwire muri comment bitewe n'uko ubizi. Tugiye kujya muri top 5, gusa mbere yuko tuyigeraho nagira ngo nkwibutse, niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri Maco ya YouTube ukaba utarakora subscribe ngo ufungure inzogera, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ariko kutubwira muri comment uko wabonye ino video. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga umukinnyi w'umupira w'amaguru witwa Mukunzi Yannick. Mukunzi Yannick arakunzwe cyane n'igitsina gore haba mu Rwanda ndetse no hanze, bitewe n'uko ari umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe, akaba ari umukinnyi w'umunyarwanda. Byatumye akomeza kwigarurira imitima benshi, aho benshi bakomeje kuvuga ko bamukunda bakabivugira mu ruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagiye banavuga ko bajyaga kureba umupira mu gihe Mukunzi Yannick yakinnye, batagiye kureba umupira ahubwo bagiye kwirebera Mukunzi Yannick, bitewe n'ubwiza bwe, haba uburyo ateye, uburyo angana ndetse n'uko azi gukina football, byatumye arushaho gukundwa cyane. Ibi byatumye abenshi bakomeza kumukunda, akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Gusa nubwo bakomeje kumukunda, gusa Mukunzi Yannick we yabyimye amaso kuko yari afite umukobwa akunda cyane, akaba ari nawe wamubereye umugore, Iribagiza Joy, aho kugeza ubu ari umugore n'umugabo bakaba bibera mu gihugu cya Canada. Gusa nubwo Mukunzi Yannick ari umugabo ufite umugore n'abana, ntibyabujije abakobwa gukomeza kumukunda cyane ku rwego rwo hejuru. Dukomeje ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi witwa Mugisha Benjamin, yamenyekanye ku izina rya The Ben, Tiger B cyangwa se One of Kind bitewe n'uko umwita. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze, bitewe n'uko afite ijwi ryiza mu kuririmba, akaririmba indirimbo nziza kandi zikunzwe no mu njyana zikunzwe cyane muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. The Ben arakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru by'umwihariko n'igitsina gore, kabone n'ubwo bazi ko ari umugabo afite umugore n'umwana, gusa yakomeje gukundwa cyane bitewe n'ijwi rye ndetse n'uko agaragara. Yigaruriye imitima ya benshi, aho benshi badatinya kuvuga ko bamukunda mu ruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byatumye Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben agaragara kuri uyu mwanya wa kane. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi witwa Kayigi Andy, wamenyekanye ku izina rya Andy Bumuntu. Yabaye umunyamakuru ukomeye cyane kuri Kiss FM, gusa nyuma yaje gusezera yikomereza umwuga w'ubuhanzi. Akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane ufite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, by'umwihariko twavuga nk'iyo yise On Fire, yakunzwe cyane kurusha izindi zose yakoze cyangwa se yagaragayemo. Andy Bumuntu arakunzwe cyane bitewe n'ijwi rye, uburyo angana, inseko ye ndetse n'uko ateye, byatumye akomeza kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze. Akaba umwe mu bakunzwe n'igitsina gore cyane, aho benshi bakunze kubivuga mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu ruhame rw'abantu benshi ko bakunda Andy Bumuntu bitewe n'uko ari mwiza cyane ugereranyije n'abandi basore. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umusore wamenyekanye ku izina rya Jade Rwanda. Uyu ni umusore wubatse umubiri, bigatuma yigarurira imitima ya benshi by'umwihariko abakobwa ndetse n'abagore. Uyu yarushijeho gukundwa cyane ndetse no kumenyekana, aho yitabiraga amarushanwa agaserukira u Rwanda muri Mr Africa, byatumye akomeza kugaragara nk'umusore mwiza cyane kandi ukunzwe. Uyu yamenyekanye nk'umunyamideli mwiza cyane, bituma benshi bakomeza kumukunda by'umwihariko abakobwa. Niba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, nawe ushobora kuba wakwemera ko Jade Rwanda yagaragaye ku mwanya wa kabiri. Tubwire muri comment ese urabona yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya, bitewe n'abasore benshi uzi mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuwugeraho nagira ngo nkwibutse, niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri Maco ya YouTube, ko wakora subscribe ugafungura n'inzogera. Wibuke kutubwira muri comment uko wabonye ino video, utubwire umusore ubona ari mwiza cyane kurusha abandi, ku buryo yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, mu gihe tugiye kuhasanga atari we watekerezaga cyangwa se atari we wizeye ko yagaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Wibuke gukora share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya update tunyuze kuri Maco ya YouTube. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa mbere, aho tuhasanga umuhanzi witwa Ngabo Medard. Yamenyekanye ku izina rya Meddy, akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane uririmba mu njyana nziza kandi zitandukanye zikunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze. Kugeza ubu Meddy ni umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, kuko kugeza ubu agaragara ku mwanya wa kabiri w'abahanzi bakurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda, aho akurikirwa n'abarenga 1,480,000. Urumva ko ari abantu benshi cyane, bikaba bituma Meddy akomeza gukundwa cyane by'umwihariko n'igitsina gore. Ni umwe bafite indirimbo zikunzwe cyane kurusha izindi, kuko niwe muhanzi wenyine wabashije kugira indirimbo yarengeje 1,100,000 z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube, aho afite indirimbo yise Slowly imaze kurebwa n'abarenga 1,134,000 ku mubare wa YouTube. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, bikaba byaratumye Meddy akomeza kwigarurira imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze by'umwihariko igitsina gore. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa mbere. Ese nawe urabona ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere? Tubwiye muri comment bitewe n'abasore bose
cyangwa se abagabo uzi beza mu Rwanda. Iyo twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzacikwa na video z'ubutaha. Nimba ariyo wifuza tubwire muri comment.